bitewe n'irari nyine abantu babifitiye bamwe na bamwe si bose bahita bumva ko kubera ko akenshi bo bagiye gusambana babanza bakabyina ndumva ati mama rero humura ndacyari umusore nubwo nari imanzi kuko arabizi ntabwo ndi imanzi yigeze amfata ngaho yagufatiye he yamfatiye mu rugo kubaha umubyeyi agashashi se aho ngaho na wabungoye icyo gihe ntabwo nzi kubakoresha ahubwo narinze gusa narinzi ko abakantu nyine ngo kitwa kapote mumbabarire nkoresheje urujambo twakwita urushego ariko nyine nta kuri nari kubivuga ngo byumvikane ariko mu busanzwe nyine ndi umwana mwiza ntago ngira ibishego twumvaga nyine ababyeyi babivuga ababyeyi nyine turi kumviriza bari kubikora tukumva ari nk'ibintu biri kuvuga abantu tuvuge 80% nta kuntu mutumvirije ababyeyi mukajya mwumva mushiriri kunywa amazi nta kuntu ibyo bintu mutabyumvise no ba bintu birica kuko imibonano na bombo biratandukanye nubwo babigereranya uburyohe ariko ni ibintu bitandukanye ubundi si ubwo buryohe birasara kuri we buryohe ntabwo busa rwose ese bombi igura 10 nibyo niyo mibonano mpuzabitsina itajya mu mvuzo abiri nuko harimo abantu nyine bashobora kuba barwaye kutabikora vuba ngo birangire ubwo nashatse nyine kubivuga mu kinyabupfura nyine kugira ngo kurumva ngiye nkunda umuco nyarwanda kuko naye ndi umunyarwanda icyo gikorwa kimara igihe cyagenwe rero ni igihe nyine umuntu ashobora gukorana imibonano mpuzabitsina n'undi kandi bose bakanyurwa muri icyo gikorwa ntihagire uhenda undi ubwirwa n'iki kwanyuzwe oya akenshi nzi ko no kwitwa indaya oya kwitwa indaya sindiyo wenda ndamutse ingaragaje iyo mico ahubwo naba ndi umukiriya w'indaya ntago naba ndi indaya ko nta muhungu b'indaya nyine iminota yagenwe n'ingaye nta minota ihari yagenwe ahubwo iminota yagenwe nuko wowe uri kubikora n'uri kubikorerwa mwese muri kubikorana kuba nabivuze ibyo nkavuga ati na rukundo rukibaho nuko iyo ngiye biba bitarambayeho ntago nari kwirirwa mbivuga aho ko ngiye byambayeho nawe warahemukiwe nje niyo mbyibutse buriya burangiye ntago nkunda ibintu byo kwiriza no kwibabazwa n'ukuntu kuko ngiye bundi mfatwa nk'intaragahanga itagizana amarira mu maso yanjye ariko hari ibintu nibuka mwumva no kurira abantu barira ntago nabaseka sinanabarenganya baba bafite impamvu Gasaro TV. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murere mu mande zose zisimbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo muzi kundi comment zanyu ni ingenzi. Turi kumwe n'uyu musore agiye gutangira tubwira amazina ye. Tubahaye ikaze babyeyi. Murakoze, nitwa Dusengimana Jacques ku mazina niswe n'umubyeyi wanjye Munyaneza. Rero abantu baranzi nyine kuri ayo mazina. Yego. Hanyuma nabonye mu minsi yashize uri kumwe n'umukobwa Gisimenti ndetse benshi bahamya ko nguriya mukobwa mwasambanye. Kubera icyo abantu bahita bishyiramo icyo kintu. Nyine bura iyo abantu babonye nyine turi kubyina bagira ngo koko nyine ngo bintu byabaye bitewe n'irari nyine abantu babifitiye bamwe na bamwe si bose bahita bumva ko kubera ko akenshi bo bagiye gusambana babanza bakabyina ariko twebwe twabyinnye hariya twabyinnye turi mu kazi turi muri shoot ya Motari series turabyina nubwo abantu benshi babigize yewe si nabo bantu gusa na mama yaramamaga yarambwira ati ni gute wakuye umukobwa mu rubyiniro ukamucyura mu kabana watuburanye iki kugira ngo tugukorere ubukwe ndumva ati mama rero humura ndacyari umusore nubwo nari imanzi kuko arabizi ntabwo ndi imanzi yigeze amfata
ngaho yagufatiye he yamfatiye mu rugo ariko none umukobwa yaje kunsura aje wanyu kweri aje kunsura nyine ntabwo bari bahari mu rugo nuko nyine baje banungwa ari ukuntu umuntu akugwa gituma baje ubwo umukobwa yari yaje arangije arambwira ngo duteka amateke ibintu twajyaga dukora kera nyine ibyo bivango duteka amateke duteka amateke nyine birangira nyine badufatiye mu cyumba cyanjye turi guteka amateke ubwo ahita aradukubita nyine twaye tukiri bato kuko niga icyo gihe nigaga mu wa kabiri segonderi urumva twaye tukiri bato tunakubitwa nubwo ubu nyine batatinyuka kunkubita ariko niyo bambwira ati tugiye gukubita wakojeje naryama hasi bakankubita kuko kubaha umubyeyi agashashi se aho ngaho wabungoye icyo gihe ntabwo nzi kubakoresha ahubwo narinze gusa narinze ko abakantu nyine ngo kitwa kapote ariko ntabwo narinze kubakoresha nyine n'icyo gihe nubwo twabikoze byari bya bindi by'abana kwiryamira kwari ukwiryamiraho gusa nyine ukumva biraryoshye nyine mumbabarire nkoresheje urujambo twakwita urushego ariko nyine nta kuri nari kubivuga ngo byumvikane ariko mu busanzwe nyine ndi umwana mwiza ntabwo ngira ibishego ubwo rero tubikora gutyo urumva n'ubundi nubwo nta gashashi twakoresheje n'ubu nta cyabaye kuko kwari ukwiryamiraho gusa ubundi agashashi bisaba ko ari igitsina cyahuye n'ikindi bikinjira mu bindi ku buryo umuntu yakwandurira izo ndwara kuko twebwe rero ntago wazamuraga igipira gutya undi nawe akazamura igipira wowe twambaraga ibipira birebire nta kintu twambariyemo imbere tukiryamiraho kwari ukuntu twumvaga nyine ababyeyi babivuga ababyeyi nyine turi kumviriza bari kubikora tukumva ari nk'ibintu biri kuvuga twe rero twabikoreshaga umunwa kugira ngo natwe twumve bivuga n'ababyeyi ababyeyi se wabumviriza gute kuko mana yanjye buriya ni uko wenda abantu bashobora kunyumva bakavuga ati kiriya kintu kubera iki kimenya ibanga kikabivuga ariko ndahamya nashidikanya ko wowe uri kundeba mu bantu nibura mu bantu tuvuge 80% nta kuntu mutumvirije ababyeyi mukajya mwumva mushiriri kunywa amazi nta kuntu ibyo bintu mutabyumvise abantu benshi barabyumvirizaga nubwo ngewe ku ishuri nagiraga ibanga ariko harabana twiganaga bo bagiraga banabivugaga ati hari n'igihe bagenda bakajya munsi y'igitanda bakaza kumviriza iwabo bakarara munsi y'igitanda suhuje samudidiye ariko ntiwibagirwe ko ibyo ngibyo icyo gihe twigana mu wa gatatu twitwa Gihayima ntabwo ibyo bintu warabikoraga ukajya kumviriza iwanyu akarara munsi y'igitanda akarara munsi y'igitanda bakamufata bakamuhereza ibikoni ariko nyine ntabiciko kubera nyine hari umwana uba ugira amafuti hari umwana uba ugira amafuti ariko nyine icyo gihe bigeraho bigakura n'ubu hari igihe mbimwibutsa agaseka akambwira ati mbabarira cyane nyibutse ibyo bintu nari igicucu ntabwo biba byoroshye hari ijambo uvuze ngo icyo gihe kapoti ntabwo nari nyizi uyu munsi ujya wumva urubyiruko cyangwa se basore b'iki gihe ati ntakurira bombo mu ishashi nawe icyo kintu uracyemera biriya bintu baba bibeshya cyane kuko iriya nta nubwo ari bombo nuko ari ibintu babyitiranywaho iriya n'imibonano mpuzabitsina ntabwo ari bombo kuko bombo ugiye kuyigura n'ubundi niyo wayikura mu ishashi ukayirya nta kibazo ugira ariko imibonano mpuzabitsina iyo uyikoze ntukoresha agakingirizo ahubwo ukitwaza imvugo igumura urubyiruko ngo ntakurira bombo mu ishashi biriya bintu birica kuko imibonano na bombo biratandukanye nubwo babigereranya uburyohe ariko ni ibintu bitandukanye ubundi si ubwo buryohe burasara kuri we uburyohe ntabwo busa rwose ese bombo igura 10 bombo igura 10 nibyo niyo mibonano mpuzabitsina itagira igiciro ariko nayo imara amasegonda cyangwa iminota runaka ibombo se iyo imibonano ntabwo ikuryohera igihe cyose kuko umuntu ushobora gukora imibonano igihe kinini ntashobora kurenza amasaha 2 birashoboka birashoboka kandi urumva amasaha 2 n'ubuzima bw'imyaka yose ni ibintu nyine bitandukanye ubwo impamvu mvuze 2 nuko harimo abantu nyine bashobora kuba barwaye kutabikora vuba ngo birangire ubwo nashatse nyine kubivuga mu kinyabupfura nyine kugira ngo kurumva ngiye nkunda umuco nyarwanda kuko naye ndi umunyarwanda mba nanga ko navuga ibintu nyine by'urukozasoni ariko nyine umuntu ushobora kubikora igihe kinini ntago yarenza amasaha 2 kireka arwaye indwara wenda yanyweye bya bintu ngo niba ari bya Viagra niba ari ibiki cya numva bavuga
niba ari bya puturi niba ari sinzi ukuntu numvise babivuga nk'abinyweye oya nago urumva mu mbabarire ngiye kuvuga kuri kesi yigeze ibaho nyine hari abantu bigeze bafata kubwo kumuha icyubahiro nanze kumuvuga ariko bagenzi be babafatanye bavuze ko babafashe bari kunyura urumogi ngo bafite n'imiti ngo yitwa puturi ituma abantu batinda mu gikorwa cyo kuhuza ibitsina nyine mu mibonano mpuzabitsina ngo yemeze umukobwa ubwo rero nanjye nuko nabyumvise ntago ngiye nigeze mbinywa ntago nabinywa ngiye ndi normal ndamutse mvuze ngo ngiye kubikora namara nyine igihe cyagenwe kandi gikwiriye icyagenwe ni ikihe uravuze unamara igihe cyagenwe wagira ngo hari iminota runaka bashyizeho icyo gikorwa kimara igihe cyagenwe rero ni igihe nyine umuntu ashobora gukorana imibonano mpuzabitsina n'undi kandi bose bakanyurwa muri icyo gikorwa ntihagire uhenda undi ubwirwa n'iki ko yanyuzwe oya akenshi nzi ko mu biganiro tujya dukurikirana mugiye kumva ngo ndi ururaya ngo nkundikirana ibyo biganiro sindi indaya kuko urabona izi Vestina afite ikiganiro cyabyo arabiganira rwose tukabyumva kuko nago ngewe radio yanjye yapfuye ku buryo ntabyumva nta n'itegeko rimbuza kugira gute kumva radio mu gihe Vestina ari mu kiganiro no kwitwa indaya oya kwitwa indaya sindiyo wena ndamutse ingaragaje iyo mico ahubwo naba ndi umukiriya w'indaya ntago naba ndi indaya ko nta muhungu b'indaya naba ndi umukiriya wazo ubwo rero niba ngiye numva ikiganiro cya Vestina hacyumva kugeza agitangiye kugeza gisoje nta mpamvu ngiye ibyo bintu ntabyumva kandi yabara amasomo kandi ntabwo Vestina ntago yigisha porno yigisha amasomo azafasha abantu kubaka ingo nanjye nubwo nta rugo ndagira ariko nzagira igihe ngira urugo yego rero kuba nazagira urugo mfite ubwo bumenyi ntago byaba ari bibi kugira ngo nanjye mbashe kubaka urugo rwanjye neza rero kuba narumvise Vestina avuga ibyo bintu nyine iminota yagenwe n'ingahe nta minota ihari yagenwe ahubwo iminota yagenwe nuko wowe uri kubikora n'uri kubikorerwa mwese muri kubikorana mu bisoza mwese mwishimye mugeze ku ntego yabazanye y'ibyishimo nta kindi ndumva ayo masomo akaze kabisa nawe mu minsi imbere uzajya wigisha abasore ntabwo nzajya nigisha kuko ntabwo ndi umunyeshuri mwiza kugeza ubwo bantoranya mu bandi ngo mba nge mwarimu nuko ahubwo wenda nakurikiye amasomo neza gukurikira amasomo neza ntabwo bivuze ko umunyeshuri ariko ushobora kuyakurikira kugeza byapurike nese yakurikirira iki nyakurikira kugira ngo mbimenye mbike ubumenyi kuko ntago nk'ubu ngubu tuvuge ngewe muri segonderi nize ibintu bya literature mvuga ni byanze bikunze ngomba kuba umunyamakuru cyangwa nkandika ibitabo ariko muri ibyo byose nta na kimwe nkora icyo nkora ni ugusetsa abantu kandi gusetsa abantu sinigeze mbyiga ubwo urumva rero ntabwo umuntu yiga ibintu ngo azabikore yiga umuntu ibintu ngo abimenye niyo mpamvu nanjye ibyo bintu nabyize ndabimenya ariko simbikora bitavuze ko mbonye aho mbikora nabikora ariko kuko ntaburabona aho mbikora nyine ndacyabitse ubumenyi shamane yajya reka twikomereze mukanyasha numvishe ubwira umuntu kuri telefone ati nta rukundo rukibaho ati nduheruka kurwaba rujindire ririya jambo ngewe riranunguye urabizi ko mbese nkwaza tese urukundo kuki uvuga ko rutabaho ati ntarwo ngewe nyamara nemera ko urukundo rubaho kuko ababaho bose siko batagira urukundo ushobora gukunda n'umuntu bikaguhira cyangwa se n'ibiguhire uriya ni umuntu twari turi kuvugana kuri telefone ni umuntu wari ukumbwira nyine ni umuhungu w'inshuti yanjye yari afite umukobwa bakundana yewe ikosa bagiranaga ryose nararaga ndimenye nkanabunga ndangije uwo muko yambwiye ngo barakundanaga kugeza ubwo yamwambitse n'impeta ariko ngo ikintu cyamutunguye ni ukuntu yabonye invitasiyo y'uwo mukobwa ngo agiye gushyingirwa n'undi muntu ngo wumva najya ngo muri bizinesi ngo runaka siniriwe mbivuga nyine wenda atanavuga ngo namumeneye amabanga ariko ikigaragara cyo ni uko namubwiye ati nyine niba warambitse impeta ukaba wanamukundaga nyine wihangane nta rukundo rukiwe urukundo rwari urwa kera yego nawe ni kubibona njyewe ibyo byo kuba nabivuze ibyo nkavuga ati nta rukundo rukibaho nuko iyo ngiye biba bitarambayeho ntabwo nari kwirirwa mbivuga aho ko ngiye byambayeho nawe warahemukiwe njye niyo mbyibutse buriya
burangiye ntago nkunda ibintu byo kwiriza no kwibabazwa n'ukuntu kuko ngiye bundi mfatwa nk'intaragahanga itagizana amarira mu maso yanjye ariko hari ibintu nibuka nkumva no kurira abantu barira ntago nabaseka sinanabarenganya baba bafite impamvu njyewe nakundanye n'umukobwa turakundana pe turakundana nawe umwambika impeta wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. Gasaro TV.